iryo sengesho n'umwari kurikiranye ntabwo Imana yigeze ire mu rupfu, kandi na Satani nawe nta bushobozi agira bwo kwica umuntu, ahubwo Satani akwica nawe. Icyo nicyo nzi icyo Satani akora. Rero Imana ijya kurema, iyo dusubiye mu mateka ya Bibiliya cyangwa ahandi, iravuga ngo Imana irema umuntu mu shusho yayo, irangije iramusezeranya imuha kudapfa ku iteka ryose. Ariko nyuma yaho hari impamvu yabiteye. Icyo ni igisubizo, ansa turaza kuyibona nyuma. Hano usomye mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 6:3 nahereye, cya gihe cy'umuntu kuremwa, cya gihe cy'umuntu kuba mwiza, cya gihe cy'umuntu kwikunda, cya gihe cy'umuntu kubana n'Imana, cya gihe cy'umuntu kuba mu isezerano,
Imana yamusezeye kudapfa, ariko ngo Uwiteka ngo arangije aravuga ngo umwuka wanjye ntabwo azaruhanya n'umuntu. Icyerekana byari maze kugira guhinduka. Wa muntu wari mwiza yaramaze guhinduka. Wa muntu Imana yarimye mushe yaramaze guhinduka. Yaramaze kuva mu masezerano, yaramaze kuva mu bwiza. Uwiteka ngo aravuga ngo umwuka wanjye nazaruhanya n'abantu. Kuko nabaremeye kudapfa, mbaremera kubaho iteka ryose, ariko umwuka wanjye ntabwo azaruhanya nabo. Ariko kubera yuko ndi umunyambabazi, reka mbashyire icyabongeza bita deadline cyangwa maximum, imyaka yabo izaba 120 gusa. Ingahe? 120. Ubwo Imana yari ikigerageza umuntu. Dawidi warangije bimaze gukomera, aravuga ngo imyaka yacu ni 70. Iyo tugize imbaraga iba 80, ariko nayo ni imyaka y'agahinda n'iki nakababa. None iki gihe isi tugezemo, hari usanga n'umuntu w'imyaka 30 kamubara imyaka 90. Turashimira Imana kubwo umusaza ari akabanda. Nubwo iyo myaka 80 zaburi yitubwira, ariko ndashaka kubabwira yuko icyatumye ageze hariya ari umusaza uvuga Icyongereza, ari umusaza usobanutse. Muri ya myaka zaburi tubwira y'agahinda n'akababaro, nuko yabonye Yesu. Yesu ashimwe cyane. Mumere Imana icyubahiro. Haleluya. Nuko yabonye nde? Yabonye Yesu. Cyaha cya kindi cyatandukanyije umuntu n'Imana. Imana iravuga ngo umwuka wanjye nazaruhanya n'abantu, kuko n'abantu ubu. Reka mbabwire abantu bari aha ngaha, ngesha umuntu yaduhamagaye. Reka mbabwire inshuti z'Imana. Umuntu umwe twari tumaranye iminsi mu masengesho y'umusore, mu gitondo kimwe ngiye kubona ni ibintu nirebeye n'amaso ya. Ngiye kubona mbona mu gitondo kimwe ari muri shupante hejuru mu biti mu nzu. Ndeba ari aramanura ukuboko aravuga ngo ndaje ndi Imana. Reka mbabwire ndi Imana, ibibazo byanyu bigize biti biraranye. Ari hejuru yatumureba. Abantu bihinduye Imana. Icyo nicyo cyababaje Imana. Muri kwa kurema umuntu iravuga ngo umwuka wanjye nazagira ate? Nazaruhanya, kuko n'abantu ubu. Iyo ukomeje ku murongo wa 5, haravuga ngo ingeso z'abantu zikomeza kuba zigize zite ari mbi. Reka mbaza abantu bara kugira ngo hejuru ya 5 z'ijoro uhure n'umuntu cyangwa ari inyamaswa wahura n'iki? Inyamaswa. Abadamu baravuze ngo ni inyamaswa koko. None se niba uyu munsi umuntu waremwe mu ishusho y'Imana, niba uyu munsi umuntu nkawe kugira ngo wifuze guhura nawe, ahubwo uhure n'igisimba kitagira ubwenge, umva ko abantu bangiritse rata. Ngiki cyazanye iki? Nibyo ngibyo. Ntakoze nuko abantu biremera urupfu. Mwari mwumva batema abandi se. Ejo bundi nabonye ahantu ku mbuga umuntu watemye umugabo n'umugore. Ubwo se si urupfu? Rero urupfu ntabwo rwazanywe n'Imana. Urupfu ntabwo rwazanywe na Satani. Urupfu rwazanywe natwe. Nizi ngaruka mureba zituzanye aha ngaha. Nubwo urupfu rero mubona rwisha abana bize, nubwo urupfu rwica abakomeye, nubwo urupfu rwica abapasitori nkanjye, nubwo urupfu rwica inzirakarengane, ariko ndashaka kubabwira ngo Yobu yaravuze ngo haracyari iki? Ibyiringiro. Yesu ashimwe cyane. Haracyari iki? Ibyiringiro. Janet humura. Haracyari iki? Ibyo byiringiro. Ibyo ngiye gusaba Kamanzi akabisomera. Nubwo twabaye mu cyaha, nubwo twabaye mu mujinya w'Imana, nubwo Imana yarahiye kudutsemba, ariko haracyari iki? Haracyari ibyiringiro. Yesaya 35 umurongo wa 8. Haracyari ibyiringiro nshuti z'Imana. Yesu Imana ishimwe cyane. Musirikare aragiye n'umutware wawe. Yemwe abana b'abakobwa baraha, musabira umusaza imbabazi, muhumure twese. Uhagarara aha ngaha, nta muntu utagira icyaha, ariko haracyari iki? Haracyari iki? Umurongo wa 8. Igice cya 35 umurongo wa 8 ndaga umuriro wagiye. Isaya 35 umurongo wa 8. Yego. Ariko ni muhumure n'ubwije byose hari ibyo bagize bate. Umurongo wa 8. Kandi hazabaho inzira nyabagendwa. Kandi muri ibyo ngibyo nubwo hariho urupfu, nubwo turi mu muvumo, nubwo buri muntu wese ari mu nzira, ariko ndashikira ngo hazaba inzira nyabagendwa. Yesu ashimwe cyane. Muri abo bamwemeye hazaba iki? Inzira nyabagendwa. Hari yabaho umuhanda rugendwa, hazaba inzira nyabagendwa. Yego.
iyo nzira izitwa iyo kwera, iyo nzira izitwa iyo kugira ute, iyo kwera. abandi imitima ntibazayicamo, babandi bazana umuvumo, babandi bangana, babandi bicana, babandi bigarita, babandi bigeranye n'Imana, babandi batajya bemera Imana, babandi b'abanyamatiku, babandi biremera urupfu, ntabwo bazagira bate, bazayicamo. ariko iyo nzira nshuti y'Imana, urumva iyo nzira yabe, uri inzira bacunga uzayinyuramo, abazayinyura abizeye ko muzayinyuramo mu kiganza hejuru. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Amen. Hazabura intambara, amahoro nazahora, keretse Yesu atsembya urupfu n'ibya. Abo nibo bazagira bate, bazayinyura, babandi bagize bate, abacunguwe. Yesu ashimwe cyane. Muhumure, n'imyaka 120 utanayigeza na 70 na 80 ntuyigeze, igihe kikagerwa hamagarwa ugataha, ariko nawe uzajya muri uwo muhanda w'abagize bate, abacunguwe. Abacunguwe nibo bazayinyuramo. Yego, ahubwo izaba iy'ababandi, ahubwo izaba iy'ababandi, abagenzi naho baba ari abaswa, abagenzi nubwo bazaba ari abaswa badafite amashuri batize, bazayiyoba, ntabwo bazayi. Yesu ashimwe cyane. Reka mbabwire, baze mureba Janete ahangaha, umugore umwe hariya mu gice cyo hakurya, umugabo yigeze gupfa, barangije abadamu baraza baramushyigikira ngo mucyara ngo humura, ngo ihangane, ngo gira icyo wavuga ku mugabo wawe. Arangije ati ariko naravuga, reka mbaririmbira akaririmba, ati nimpurira we nashemererwe, ahabwa Yesu kutura umutwa. Ubwo ni wa mugabo we yamutuye umuki, umutwaro. Ahabwa Yesu kutura umutwaro, n'ikikabure kugushura kagwekorera. Yesu ashimwe. Wakoze Janete, Imana iguhe umugisha. Ngwiye inzira y'abacunguwe, nubwo abaswa ntibazagira bate, bazayiyoba. Mirongo wa cyenda. Yego, nta ntare izahaba, iyo nzira nta ntare izahaba, inyamaswa yose y'inkazi, inyamaswa yose y'inkazi izayigeramo, ntabwo izayigeramo, ntibazayibonekamo, ahubwo abacunguwe nibo ahubwo babanda bagize bate, abacunguwe. Murambura ibiganza mwakabyara, abagize bate, naho waba uri umupfakazi, naho byaba bikomeye, naho amafaranga yaba adahari, naho waba ari imfubyi, bakobwa ba musirikare, abacunguwe nibo bazagira bate, bazayigenda. Yego, murongo wa 10. abacunguwe n'Uwiteka bazagaruka bagera i Siyoni baririmba, bazagaruka bagera i Siyoni bazaba baririmba tutendereza, n'abazaririmba ntazabura intambara, n'abazaririmba bera bo mu ijuru n'ibindi. Ariko icyo tuzi ngo bazaza bagira bate, baririmba. ibyishimo bihoraho bizaba kuri bo, ibyishimo bihoraho bizaba kuri bo, bazabona umunezero n'ibyishimo, bazabona umunezero n'ibyishimo, kandi mabona no gusuhuza umutima bizahunga. Imana ikuguha umugisha cyane. Yesu ashimwe cyane. Reka mbabwire ngo Imana ibagirire neza. Icyo nabasezeranya cyo, ntuzongere kuvuga ngo Satani yaremye urupfu. Ya Imana ntiyaremye urupfu, ahubwo urupfu rwazanywe n'icyaha, ariko twabonye icungu ari Yesu Kristo. Nimumwakira mukamwemera, tuzabiyonyura muri iyo nzira y'abacunguwe iyo twumvise. Imana ibagirire neza cyane. Ntabwo nshaka kuvuga menshi, ariko Imana ibane namwe bakobwa ba musirikare. Icyo nzi nuko mwabonye Yesu, nimuhumure, mwivuga ngo muri imfubyi, ahubwo hari wa wundi uvuga ngo ni se w'imfubyi n'iki n'abapfakazi. Imana ibane namwe, bagire neza. Reka dufite Bwana Rushamba adusengere dusoza iki cyiciro cy'ubutumwa. Imana ibagire neza, ibahugishe. Imana ishimwe. Yakoze ijambo ryiza rije mu mugaragu wayo, reka tuyishimire. Imana data wa twese, waha icyubahiro kw'Imana igira neza, ibona ko kubitangaza. Umuntu amaze gutandukanywa nawe n'icyaha, hagati yawe nawe haje umurera mubi, barambitse umwana wawe atubera ikiraro, kugira ngo abamwizeye be kuzongera gutinya urupfu, ahubwo babeho bari mu isi bafite ubugingo buhoraho muri bo. Uhimbazwe rero. Turagushimira uyu munsi
uguherekeza umubiri w'umugaragu wawe. Mwami Imana, turemere ijambo ry'ihumure. Ndakwinginze kugira ngo iryo jambo ryeyure igicucu cy'urupfu kigende, umucyo w'ubugingo turasire cyane cyane aba bana umugaragu wawe ndetse na nyina wabusigaye n'abavandimwe b'uyu mugaragu wawe n'itorero. Mwami Imana, yari mufite nk'umukristo n'igihugu cyari kimufite nk'umuturage. Twese turahombye, ariko twumvise ubutumwa bw'umwana we avuga ngo nubwo duhombye ngo ariko ijuru rirungutse. Avuye mu mwaro w'iyi si, yababazwaga n'umubiri, none uramuruhuye. Reka rero ihumure ryawe risesekaye ribe mu mitima yacu, kandi ijambo ryawe rikomeze kutubera umucyo. Mwami Imana, izatugeze mu bugingo buhoraho. Komeza kubana natwe, ibirangiye bishimirwe, ibiri imbere byose Mwami Imana biri mu biganza byawe, kandi twebwe ubwacu bibiri umwuka n'ubugingo bikomeze kurindwa nawe kugera kuza k'umwami wacu bitarabaho umugayo. Dusabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Twongere Imana amashyi. Ndaza gusaba abari mu buhanga bw'ibyuma mutwongerere izi mikoro niba zishobora kuba zavuga neza, zatubangamiye rwose. Barakoze nyakubahwa Cidikoni umaze kutugezaho ijambo ry'Imana. Ndagira ngo munyemerere muri uyu mwanya tugiye gukora ibintu bibiri, kandi turi bukore twihuse kugira ngo mbasabe kugira ngo isaha twihaye ntabwo twagiye kureba cyane, ariko n'ibisigaye tubikore twihuse. Turashimira mwebwe mwese mwabanye natwe muri iki gikorwa cyo gufata mu mugongo uyu muryango, ariko nk'uko dusanzwe tubigenza n'ubundi umuco wacu wo gufatana mu mugongo, none tugiye gukora igikorwa cyo gushyigikira uyu muryango. Turacyagikomeje dutanga ituro cyangwa se dutanga peteroli kugira ngo umuryango ukomeze wikomeza kuba mwijima. Turasaba kugira ngo rero abaririmbyi badufashaga mu guhimbaza Imana